none se ibyabaye kuri Ingabire bikurikije amategeko byanatumye asubira mu igororero, kuki abantu bumva ko bitashoboka kuri Karasira? Ararekuwe, igifungo cye cyarangiye, turahura ariko ntitwahuje kuko ibyo namubwiye niba atari ibanga waduhaye amakuru cyaba biri confidential. ntabwo nibuka detaye, kandi nta nubwo ari we wenyine tubikoranye, hari n'undi nawe twigeze kuganira nzamukubwira bitari kuri kamera. Yego, politike yacu ndayumva, imikorere y'iki gihugu ndayizi, noneho dore ndi mukuru, Karasira ndamuruta. Yego, iyo urimo gutana umuntu aba abireba. Hari ibintu tuba twaranyuzemo twese byatwigishije ibintu, hari n'amakosa twese tuba twarakoze. Iyo ubonye rero warakuze ukamenya, ukabona hari icyo uzi, yego, ukabona hari icyo urushije umuntu uri wowe urimo kubona avuga. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Twizeye ko mu byo murimo byose mukomeje kumererwa neza, ariko kandi abatamerewe neza no kwihangana niko bimeze. Twinjiye mu kiganiro cya none, njye basuhuza, nitwa Simeon Muhumuza. Nk'uko bisanzwe, nk'uko muri kubibona kuri ekran zanyu cyangwa se screens zanyu, tugiye kongera kuganira na Bwana Ignatius Kabagambe. Dukunze kubana mu biganiro byacu nk'umusesenguzi. Twishimiye kongera kubana nawe. Mwiriwe neza, muri aho? Turaho cyane, nawe nizere ko umeze neza Muhumuza, kandi abakunzi ba One Nation Radio nabo ndabasuhuje. Yego, iki cyumweru navuga ko ari icyumweru muri iki kiganiro turi bugaruke ku ngingo zitandukanye, kitari cyoroshye, by'umwihariko mu bijyanye n'amakuru, ariko noneho hafite aho ahuriye cyane, by'umwihariko n'ibijyanye n'inkiko cyangwa se n'ubutabera. Hari byinshi abantu bakomeje kugenda bibaza ku mbuga nkoranyambaga. Iki cyumweru gitangira, ngira ngo yari ku itariki 4 z'uku kwezi kwa gatanu, nibwo byatangajwe ko umugabo, kubera ko afite umwana ariko yaba n'umusore, yitwa Shema Arnaud de Boucher, abenshi bamuzi nka DJ Toxic. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwari rwamuhamije ibyaha yari akurikiranyweho, rumuhanisha gutanga ihazabu ya $1,50,000 no gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 3, ariko asubitse mu gihe cy'amezi 6. Benshi babyibajijeho baravuga bati, DJ Toxic warukurikiranyeho ibyaha birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeye ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, guhunga umaze gukora cyangwa guteza impanuka, n'icyaha cyo kwanga gupimishwa icyuma gipima alcool, ubwo narco test. Aka kanya afunguwe ate? Reka ntangire nkubaza, wowe wabyakiriye ute iriya nkuru, cyane ko ari imwe mu zacicikanye ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye? Yewe uburyo nabyakiriye, mu magambo makeya mba numva amategeko yarakurikijwe. Amategeko gukurikizwa kandi ntabwo bivuze ngo ngewe ubwo ngubwo amategeko ndayazi, noneho naragiye ndeba urubanza ko rwari ruteye, ndeba ingingo, ndeba ibirego yaregwaga, ndeba ibyashingiweho birenze biriya byo wari uvuze, wenda n'umucamanza cyangwa abacamanza ibyo bashingiyeho, kuko abacamanza bafata ibyemezo bishingiye ku itegeko, uko barisesengura, uko barizi, ikirengera umuntu arengerwa n'itegeko. Ibyo rero ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe kuvuga ngo amategeko yarakurikijwe, nta nubwo wamburanya wowe ubaye uzi amategeko ngo umbwire utari ko tubona ahangaha amategeko atakurikijwe, iyi ngingo, ngo wibaze ko twajya muri urwo rubanza njye nawe ubaye uri umunyamategeko.
ariko kubera ko nizera ko turi igihugu kigera ku mategeko, turi dufite ubutabera, dufite leta yita ku baturage mu buryo bwubahiriza amategeko, akarengane ni ibintu bizira muri iki gihugu. Yewe rero iyo mbonye ibyemezo byafashwe bigafatwa n'inkiko, bigafatwa n'inzego zibifitiye ububasha, yewe naba ndinde wo gutangira gushyiraho utubazo, kuko ntabwo ari bwo bwa mbere, ntabwo ari bwo bwa mbere inzego, ubutabera, minisiteri, abashinjacyaha, abagenzacyaha, abacamanza bakoraniye hamwe, bikarangira hafashwe imyanzuro, kandi iyo myanzuro ukabona niyo. Rero ngewe kubera ko nizera inzego zacu, ntagiye muri detaye ngo ngiye kubyiga nk'aho nshaka kujya nk'aho nshaka kugira ikindi mbikoraho, ese ubundi naba nshaka ngo gume mu bimarire iki? Ariko n'ikindi nabaza ababyibajijeho cyane ni bande? bariya abantu bo ku mbuga nkoranyambaga? yego nabonye ari benshi babyibajijeho ku mbuga nkoranyambaga. umuryango w'uwo DJ Toxic yagonze, hari aho twigeze tuwubona barekana bavuga ngo ntabwo twabonye ubutabera? binavuga ko wanamuhaye imbabazi. umuryango wamuhaye imbabazi, umuryango niwo wapfushije uwabo, niwo wapfushije umwana, umusore, yego niwo wahombye ubwo buzima, yego niwo ukunze uwo muntu, ariko batanze imbabazi, yego sibyo? yego batanze imbabazi. Hanyuma abantu baba bari mu kajagari ko ku mbuga nkoranyambaga bo bashingira hehe bumva batanyuzwe? Icyo ni kimwe. Urwego, ubwo narivuze ku muryango. None se ko urwego rwa polisi arirwo rwakorerwaga n'uriya nyakwigendera wapfuye, ni ukuvuga ngo umuryango buriya waba waratanze imbabazi, ndetse n'undi muryango wowe w'aho wakoreraga buriya nabo baratanze imbabazi, kandi nibo bari muri position yo kuzitanga neza, kuko ni nabo bafite amakuru yuzuye ku kuntu byagenze. Buriya ni nabo baganiriye byuzuye n'uriya wakoze icyaha. Imbabazi burya ni naho ngaho zishingira. Icyaha cyakozwe gite, circumstances ni izihe, ese uyu wagonze nk'uko wabivuze yishe umuntu atabigambiriye, ni accident, haba harimo ibyo utitayeho wakwita carelessness, gukora ni nk'uko waba utwara igare ntutware neza, ushobora no kuba utwara utarizi ukagonga umuntu agapfa, ariko ntabwo wari ugiye kumwica. Amategeko rero gisinyaze, ariko nkurikije ibyo nkubwiye ko umuryango w'umuntu wapfuye, urwego noneho rw'umutekano yakoreraga, kuba bo bumva baranyuzwe n'imyanzuro y'urukiko, abandi baranungunika barashya baruriye. Gusa ubugome ahubwo buba mu bantu, ariko ugasanga barabishingira ku bindi, ngo ariko ngo yuko arekuwe kandi yarishe umuntu, hakaba hari utararekurwa, kandi ngo we byaragenze gute? nawe utangira kumva ko ntabwo barimo gucalenjinga, ntabwo barimo gusanga ikibazo kiri mu buryo urubanza rwanzuwe. Ndavuga ubwo kuri DJ Toxic, yego ntabwo ariho bafite ikibazo, ahubwo bazanyemo amarangamutima. Ariko si uyu muntu ugisha umuntu, none ngiye mfite umuntu wibye wenda 500 cyangwa 200, aracyafunze imyaka 2-3. Ubu amategeko afite icyo abivugaho. Genda bagusobanurire, shaka umunyamategeko akubwira impamvu uyu nguyu bigenze gutya uwawe atari uko byagenze. Ariko rero haba hajemo amarangamutima cyane cyane ya politiki,
ya ba bandi baba bashaka gukomeza gukurura imvugo y'uko hari ubusumbane, ubutabera si ubwa bose, bamwe ngira ngo b'inzobe bakumva ari bo baberwa, abirabura cyangwa b'imibiri yombi ntibaberwe cyane. Nyamara iyo ugiye kureba waba uri inzobe, waba uri igikara, waba uri imibiri yombi, waba uri muremure, waba ufite amaso manini, waba ufite amazuru manini cyangwa se iminwa minini cyangwa se imisaya miremire cyangwa se migari, ugiye kureba hariya n'iwawe aho utuye cyangwa aho ukorera cyangwa ukajya n'aho abantu baba bari abafunze, uzasangayo abo bantu bose. Uzasangayo abo bantu bose, ahubwo bariya baba bakomeza kubizana. Ndimo kuvuga uzasangayo abanyarwanda bose b'ingeri zose, b'imyaka yose, b'ingendo zose, b'imiterere itandukanye, bakomoka ahantu hatandukanye. Muri gereza uzasangamo umuvandimwe wawe, usangemo n'umuvandimwe we, usangemo n'umuvandimwe wanjye, usangemo n'umuvandimwe w'abariya bose baba bavuga ko ngo ibintu ni ibya bamwe kurusha uko ari iby'abandi. Gusa njye navuga ko buri gihe iyo barimo kubivuga babijora, babishyiraho utubazo, buriya ubabazwa nabo ko bagutesha umwanya, ariko ukanashima ko bakomeza kuguha amahirwe yo gukomeza kugaragaza ibimenyetso by'uko ibyo bavuga atari byo. Ikivamo ni iki? Ni uko iyo baguhaye amahirwe yo kugaragaza ushishikaye, ushyizeho umwete, ufite ibimenyetso ku buryo buhozeho ko ibyo bavuga atari byo, birangira nyuma y'igihe ibyo baba bavuga nabo ubwabo biteshejwe agaciro. Yego, navuga ko iki cyari icyumweru mu nkuru zitandukanye turi bugarukeho, ariko ba bandi twita ko ari abarwanya guverinoma y'u Rwanda, iteka ugasanga ni abantu bareba ibintu byabaye biri negatifu, bakabyegeka kuri leta ko ariyo yabikoze. Rimwe na rimwe bakavuga ko ari umuryango wa RPF Inkotanyi ubiri inyuma. Kuri iki cya toxique, nubwo turi bujye no ku zindi nkuru, kubera ko buri kibaye cyose niyo cyaba kiri positive, kuko ntekereza ko wa mugani ntabwo turi abanyamategeko, ariko n'umucamanza niwe ufata icyemezo, kandi mbere yo gufata icyemezo arabanza agahuza ingingo, akareba ese uyu muntu bwari ubwa mbere, ese yari afite intention yo gukora iki cyaha, ese yahinduka yasubira muri sosiyete, ese aricuza. Izo ni ingingo wenda ahuza. Ni icyemezo cy'umucamanza, ariko bamwe bati nk'uko wabivugaga, ubwo ni babandi abenshi n'ubundi babivugira ku mbuga nkoranyambaga, bati toxique impamvu arekuwe hari ikibiri inyuma. Ni igiki se? Ati bakavuga ko ari iki? Hari n'ababishyizemo n'amoko. Hari n'ababishyizemo n'amoko. Amoko? Yego. Bavuga ubwoko bwese. Batuye ubwo bamurekuye ni umututsi. None se ni umututsi koko toxique ni umututsi? Ubwo nyine nibyo nibaza, kubera ko nibiri ku mbuga nkoranyambaga. Urakoze. None se nta batutsi bafunze? Ubwo nicyo nanjye nibaza, ariko hakaba ni abatutsi bafunze. Yego. Ni abatutsi bafunze bafungiwe ibindi byaha ndetse bitarimo iby'ubwicanyi, andi makosa. Nta bahutu bafunguwe barakoze jenoside. Ubwo ndi kubikubwira kubera ko ni comments ziri ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko wenda n'aba badukurikiye bamwe baba bazabibona cyangwa barabibonye. Akenshi haracyari abantu, kugira ngo twanabigarukagaho mu biganiro byacu bishize, babona ikintu kibaye bakagishyiramo y'amoko, bakabigereranya n'ibindi runaka. Batuye uyu nguyu yafunguwe yarishe umuntu, kandi wenda hari ufunzwe yaranyoye urumogi. Yego. Ni ingingo nyinshi zagarutsweho. Bati murabona ko iyi leta ifite ikimenyane. Ibyo bintu bibonye wowe, ko nzi ko nawe ukurikira imbuga nkoranyambaga, ubisesengura ute bene aba bantu iteka bareba kote negatifu? Ubundi abo bantu mu cyongereza babita opportunists. Yego. Urumva? Abantu bahora barekereje gusamira hejuru agatakaye hasi, cyangwa se akanyujijwe mu idirishya. Ni ukuvuga ngo opportunist ni wa muntu uri bufate
icyo abonye cyose yari ategereje, n'ubundi abasanzwe ashaka kugira ngo ategereje kugira ngo agire nabi, ategereje kugira ngo avuge nabi, ategereje kugira ngo abone impamvu iyo ari yo yose, ntabwo agamije neza. Opportunist ntabwo aba agamije neza, agamije gusahura, agamije gusebya, agamije gufata urupapuro rw'umweru akarwita umukara, kandi bigaragara mu nyungu ze, in a selfish way, for sinister gain, for sinister motive. Now opportunist rero ni ukuvuga ngo kuri iriya kesi ya DJ Toxic bariya babivuga, niriwe ngomba kuvuga amazina, hari ibindi batavuga, barabigoreka, ariko ukurikije biriya bisobanuro naguhaye, mwicaye mukaganira, ntabwo bakubwira ko batabizi. Barabyirengagiza, bakabirenzaho amaso, bakabyima amatwi, bagashaka convenience, bavuga ibintu biri aho bidafite ishingiro, bagamije kugira ngo bishimishe mu mitekerereze yabo, ariko baba bari no muri politike, bakomeze babwire abanyarwanda n'abandi batari abanyarwanda ariko bashaka kubemeza kugira ngo bakomeze babashyigikire, ko u Rwanda rurenganya, ko u Rwanda ruvangura, ko ndi umunyarwanda idahari, kandi nibo barimo kuyica, barimo kuvuga ko itafashe, kandi nibo barimo kuyirwanya. Ubwo rero abo bantu iyo barengereye bakarenga ku mategeko, inzego zibishinzwe zirabakurikirana, amategeko agakurikizwa. Iyo batararengera, bari mu bintu by'ibigambo gusa no gukomeza kutayanjwa bavuga ibintu bitari byo, twebwe njye nawe n'uyu mugabo urimo kudufotora, dukomeza mu kazi ko gusobanura, dukomeza akazi kacu ko kuvuga uko bimeze, ko kubisesengura, ko kugaragaza ko ibintu byabo birimo imyenge, ibyo bavuga bidafite ishingiro, ko bishingiye ku rwango, ko bishingiye kugira ngo bantu akenshi ni bantu baba baratsinzwe n'abandi bagendana nabo, abatsinzwe n'abagendana nabo. Abatsinzwe ni abahe? Ni bandi bimitse amacakubiri akavamo jenoside yakorewe abatutsi, igahagarikwa jenoside igahagarikwa n'abayoboye iki gihugu bakiyoboye neza. Ubwo rero baba bashaka uburyo bwo kugira ngo icyaha bagendana, gutsindwa bagendana, bumve babisangira n'aba leta wavugaga ya RPF, ubutegetsi bwa Perezida Kagame, natwe twese tuburimo, tubwumva, tubukorera, baba bumva bashaka ko twamera nkabo. Ese kuki babishyira kuri FPR gusa kandi nzi ko leta y'u Rwanda irimo n'andi mashyaka atandukanye? Ubitekerezaho iki? FPR barayanga, badirama nyine ariwe dufashe. Rero nk'urugero, uriya mugabo azaturika, azaturitswa n'urwango, aravuga hicaye wenyine, akaza akavuga atuje, yageraho agasara kisaza, agakubita, akavuga FPR, akavuga Kagame. Uriya mugabo ko afite urwango, impamvu bayanga nuko iyo yabatsinze cya gihe, n'ubu niyo irimo kubatsinda mu itsinda ingengabitekerezo, kuko guverinoma y'u Rwanda, leta y'u Rwanda irimo amashyaka menshi yayihuriwemo, ariko ishyaka ryatsinze amatora ni irya RPF. Niyo mpamvu chairman wa RPF ariwe perezida w'iki gihugu. Birumvikana rero ko influence ya RPF ugiye kwishyira ku munzani iraruta cyane iy'aya mashyaka yandi, nubwo hari ubwo bufatanye n'ubwumvikane. Ubwo rero baba babona ko nta kintu cyakorwa RPF itakemeje, noneho bakavuga ko n'icyakozwe cyose ari RPF yagitegetse. Njye nta n'ikibazo mfitanye nabo, ngo ni RPF iyoboye, n'ubundi niyo iyoboye, ko no kuyibeshyera nababwira iki? Tuzajya dukomeza
tubabeshyuze. hari abavuga bati ariko n'icyo n'ubundi nari nkubaje harimo n'andi mashyaka kubera ko guverinoma y'u Rwanda irimo n'andi mashyaka, yes ariko bati se kuki iteka babyegeka kuri RPF n'ibyo wasubiza guti wenda ni uko ariyo yabatsinze, ariko ngira ngo muri guverinoma harimo n'andi mashyaka. ariko ukurikiye inyuma bya bindi ni se historical. RPF niyo yabarwanyije kuva muri 90. Erega iby'abo bantu, ibyo abantu baba barimo kuvuga, bariya batemera, bariya bahorana inkeke bakayihorana bagashaka no kuyidushyiraho twese, ni abafitanye isano n'abatsinzwe. Nubibona no mu batoya batemera iyi leta n'ibyo imaze gukora byose bigaragara, impamvu batabyemera ntabwo ari uko bitagaragara, ahubwo ni uko mu mutima babitsemo isano n'abatsinzwe. Yego, abafitanye isano n'abatsinzwe rero batsinzwe nande? Batsinzwe na RPF kuva 90 kugera 94, kuva 94 mu kwezi kwa kane kugera mu kwa karindwi batsinzwe burundu tariki enye, ni RPF yabatsinze. RPF yari yaratangiye gukorana n'andi mashyaka n'icyo gihe, yego, urabyumva. Ariko RPF niyo yarasaga, niyo yabababaje, niyo yabatsinze. Ariko nyuma nubwo yababaje ikabatsinda, nyine watsinzwe nyine agenda yijujuta, ariko abaye afite umutima muzima, agasubiza umutima inyuma, agakora reflection, akareba u Rwanda, akareba n'abavandimwe be, akareba ubutabera, akareba abo azi bakoze ibyaha, ubutabera bukaba amategeko agakurikizwa, bagacirwa imanza. Ubu bari hano, bari hanze kandi bishe abantu. Ariko ubumwe n'ubwiyunge n'imbabazi bishingiye ku murongo wa politiki wa RPF birimo birakora. Ubwo rero gukomeza ukifunga, ugafunga umutima wawe n'umutwe, bya bindi bita gufunga umutwe, they are the losers. Kazi yabo birabareba, ariko nta nubwo ndimo kuvuga ko ntacyo bitubwiye, kuko tugize amahirwe bakifasha n'Imana yabo ikabafasha, bayoboka tukagendana neza tugakorana. Yego, reka ibi bihita bitujyana n'ubundi ku yindi nkuru nayo kandi irimo na bene abo bantu. Ni inkuru nabonye yagarutsweho mu buryo butandukanye. Navuga ko no kugeza amagingo ariyo nkuru iri kugarukaho cyane mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga. Mu rukerera rwo ku munsi w'ejo nibwo umugabo witwa Karasira Aimable Uzaramba, uyu wamenyekanye nka Professor Niga, hamenyekanye inkuru y'uko yapfuye. Umunsi wari wabanje byari byatangajwe ko yasoje igihano yari yarahawe cyo kugororwa cyangwa se gufunga imyaka 5, ariko ubwo yiteguraga gusohoka mu igororero rya Nyarugenge, bivugwa ko yafashe imiti. Mu itangazo ry'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS yashyize hanze, bivuga ko yafashe imiti myinshi yari asanzwe anywa. Uzi ko yari afite ikibazo kijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, ariko noneho aza kurenza ingano yayo. Bivuga ko ibinini ngo yabimiriye icyarimwe, ndetse byari muri ruhame. Mbere y'uko nkubaza wenda kuri reaction z'abantu, wenda wowe uko wabibonye, reka mpere kuri wowe. Uriya mugabo n'ubundi nk'umuntu ukurikirana amakuru waramubonye, urupfu rwe warwakiriye ute? Icya mbere reka mbanze nihanganisha umuryango we. Yego, nanavuga nti Imana yakire Karasira Aimable mubayo, imutuze aho ibona hamukwiye. Imana ibibizi, imwiruko ridashira. Karasira rero jewe mutanye n'amateka ariko magufi cyane, ariko buriya ntimwakoranyeho gato. Ni nayo ngaho natangiye gukorera muri University of Rwanda kwezi kwa 5 2020. Yego, nyuma yaho rero ibintu yabitangiye mpari. yego, mpari ndetse naranamushatse turanabonana.
tuganiraho kugira ngo twagombaga no kongera guhura. yego nta kindi namushakaga ngo tuganire yo kugira ngo tuganire ku bibazo yari yatangiye kujyamo, yego kandi ari umukozi w'urwego rwa leta kandi ubona arimo kurwanya yego leta, arimo kuyivuga nabi. Ubundi kirazira, yego ni nko kurwanya so kandi akugaburira cyangwa nyoko ari we ukonsa, ukiba niwe, urumva kirazira. yego none iyo ubonye umuntu arimo gukora ibyakabaye bizira, uravuga uti ubwo atari we wa mbere, ubwo bijya bibaho, kandi hari ababitangira bakabireka, hari ababitangira bagakomeza ntibibahire. Reka turebe ko uyu nguyu wabitangiye n'ubundi yari abimazemo igihe, ariko bigeze ku rwego aho ubona bitangiye kurenza urugero. Yego. So mbiganiraho n'umwe mu bayobozi bakuru ba kaminuza, yego, ba college yigishagaho. Yego. Nuko numva ndabyemeye, numva ni naho namumenyeye. Turahura ariko ntitwahuje kuko ibyo namubwiye niba atari ibanga waduhaye amakuru cyaba biri confidential. Ntabwo nibuka detaye, kandi nta nubwo ari we wenyine tubikoranye, hari n'undi nawe twigeze kuganira nzamukubwira bitari kuri kamera. Yego. Politike yacu ndayumva, imikorere y'iki gihugu ndayizi, noneho dore ndi mukuru, Kasira ndamuruta. Yego. Iyo urimo gutana umuntu aba abireba. Hari ibintu tuba twaranyuzemo twese byatwigishije ibintu, hari n'amakosa twese tuba twarakoze. Iyo ubonye rero warakuze ukamenya, ukabona hari icyo uzi, yego, ukabona hari icyo urushije umuntu uri wowe urimo kubona avuga, umutima wa kimuntu, umutima w'urukundo, none avuga n'umutima w'inkotanyi, uba wumva ushaka kugira icyo wakora. Nubwo rero nabiganireho n'uwo muyobozi, ndumva nyuma yo kubimbwira ari nanjye wafashe commitment, ninjye wihaye akavuga, ariko njye nkamuganiza buriya please bikore. Twaraganiriye rero, byari kumubwira ibi ngibi birimo ariko kumugira inama. Concern yanjye yari yo kuvuga ngo icya mbere, bino bintu urimo kuvuga, yego, wenda ufite impamvu irimo kugutera kubivuga ntazi, wenda tutanakwemeranyaho uko ubivuga, siko mbyemera, ariko how about you are still a civil servant, still employed by an organ of the state, University of Rwanda. It's a public institution funded by government of Rwanda, and it is the government of Rwanda you are coming up to fight. How do you want to go about this? Even if watekerejeho cyane, how sustainable is it going to be? Rova. And so just kumbwira ngo for the sake ko uki muri institution, ushaka ko umunyapolitike ugashinga ishyaka ryawe, uzabikoreye utakiri muri aka kazi. Ntabwo wabikora uri muri aka kazi ngo bikunde. Uri umwarimu, uraza gutangira kugaragara nk'umuntu urimo gusobanya ibyo urimo by'uburezi, abantu batangira kubona ko bidahuye n'umurongo ngenderwaho wa politike ndetse y'uburezi. Kuko RPF twavugaga, ubuyobozi bw'iki gihugu, imirongo y'uburezi bw'iki gihugu bugenderaho politike, Ministry of Education ifata yikura hehe? Ni muri manifesto ya RPF. Yego. Sibyo? So ubwo rero nutangira kubirwanya kandi uri umurezi, ugatangira kubivuga ubicuri, bigoronzora, ni gute wakomeza ukaba umurezi? Ni gute uri bukomeze kugirirwa icyizere n'urwego rwaguhaye akazi ruguhemba kugira ngo urerere igihugu, ube umwe mu barerera igihugu, ariko mu murongo washyizweho na politike
ihari na guverinoma iyoboye. yego Ni ibyo ngibyo twaganira kumubwira ko ntabwo bihuye, so ariko kandi umva si ubwenge akabyumva ariko akabyanga agatsimbarana, ngira ngo nshatse no kongera guhura nawe yarabyanze. And my interpretation is naketse ko ari mu bintu azi, arimo gukora ibyo azi, ugomba kuba hari na incentives zindi yari afite, yego akura mu bandi bantu, abona asumbisha ibyo namubwiraga byakura mu kazi ko arimo gukora. Ariko ukabona azi ubwenge. Ubu aho nakomeje nkurikirana ibyo bavugaga uburwayi bwe, ntabwo byantangaje ko waramubonaga ibyo arimo kuvuga, nawe ubwo yarabyivugiraga. Ariko ubundi umuntu ubwira ibintu nk'ibyo twaganira ukabona arimo gufata ibyemezo, ukabona aranangiye aratsimbaraye, kandi ibintu byose mwabishyize hariya, ukabona ntatinya, uwo muntu nyine mu mutwe hari utuntu tuba tudafunze neza. Kuko a sober normal person byuzuye 100%, abantu aratinya, ugatinya, wagirwa inama ukayikurikiza, wahanwa ukumva icyo baguhaniye ukikosora, ukanibwiriza kuba wasaba imbabazi, utabyibwiriza bakabikubwira ukabikora. Iyo ubonye rero umuntu atita kuri ibyo byose agakomeza akumva ibyo, ntabwo, then you can start doubting, questioning imitekerereze. Ariko naje kumenya nyuma nyine mbona anavurwa byivugira, so yararwaye koko. And yeah, so icyo gihe se wabonaga koko muganira afite ihungabana nk'iryo bavuga yari afite ubwo yari ari mu igororero? Twahuye ntabyo nabonye. Yego, twahuye ntabyo nabonye, ariko uburwayi bwo mu mutwe ndabuzi. I have seen people babufite. Umuntu ashobora kuba ameze nk'uko umeze uko nguko urimo kumbaza. Yego, ibibazo biri ku murongo, bifite ubwenge, bifite aho bihereye n'aho bigarukira, n'amasaha twasezeranye ukaza kwiyubahiriza, amafoto meza cyane, wakoze akazi keza cyane, iki kiganiro kikazasohoka neza. Next time twahura maze kwicara nkanga ukaba wambaza uti se ni iki cyakuzanye hano, ko twari twarumvikanye ko utazagaruka. So ni ukuvuga ngo ibintu byitwa relapse, ni ukuvuga ngo hari igihe aba ameze neza, hari n'igihe aba afite crisis. So jyewe rero twahuye atari muri iyo crisis. Hari igihe rero buriya iyo bagufashe bakakujyana kwa muganga, naho yari ari hariya nzi ko bajyaga bamuvuza cyangwa bamuvurira hariya cyangwa bamujyana ahandi, nta nubwo ari we wenyine. Iyo byazamutse ubwo ni ya crisis, ni ya relapse. Hari ibintu byacubanganye, imiti wenda ntirimo gukora neza, cyangwa se ntabwo wayinyoye neza uko bikwiye. So ndabizi igihe rero ntabwo byanangaza, ariko uwo munsi duhura yari ameze neza. Yego, ku mbuga nkoranyambaga rero babandi twavugagaho ubona umurongo wabo ari uwo gusebya igihugu, gusebya ubuyobozi bwacyo, benshi bari kugaruka ku kuvuga bati uriya mugabo ntabwo yiyahuye, ahubwo yishwe. Wakwibaza ukibaza utari kuko bamugereranya n'abandi umuntu yavuga abahanzi bazwi nabo baguye muri gereza, bati Kizito yaguye muri gereza mu nzego z'umutekano, Jay Polly nuko, Badramo bavugaga nuko nawe ari kubikwirakwiza, ariko ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi cyane bakabyegeka kuri leta ko ariyo yamwishe. Ariko umuntu akibaza, nta muntu n'ubundi twakwifuriza gupfa, ariko kuki iteka iyo ari umuntu ufite izina rikomeye byitwa ko ari leta, kandi ko tuzi ko hari n'abandi bantu wenda batazwi ariko nabo bagwa muri gereza? Ubitekerezaho ute, ubisesengura ute, kuki iteka babibona muri uriya mujyo? Izina rikomeye
nk'irya Karasira Aimable rikomeye, ariko cyane cyane Karasira wakoraga iki? Koranaga n'abo bantu sibyo bizwi, bamuvuganira, so networks ze ibyo byose birazwi. Rero impamvu bumva bashaka kugaragaza ngo ko bababaje kurusha uko twese atubabaje, nyine ahubwo baba barimo kugaragaza ibyo bakoranaga nawe mbere, baba barimo kubigaragaza ibyo bakoranaga nawe mbere, ndetse ko wenda baba bahise bigaragaza ko ari bo bamushukaga, ari bo wenda bamuhuje n'abo bandi bakorana ibyo byose bya politiki yo kurwanya ubutegetsi buriho. Ubwo rero ibyo ngibyo bikababaza. Ibyo mwaba mukorana byose, ibyo mwaba mukorana byose, ibyo mwaba musangira cyangwa mwarasangiye, ibyo mwaba muhuriyeho, inyungu musangiye, igihango mufitanye, ubuvandimwe mwaba mufitanye, n'ukuntu ibyo ngibyo ubikomeyeho bibahuje, ntago bitanga immunity ku rupfu. Urupfu rwagukubita igihe icyo ari cyo cyose. Ba bandi ni opportunists, buriya baba bahombye umuntu nk'uko nanjye namuhombye, ariko kuri bo bahita babona ko ari true friend bona uvuga ngo baba bafite mentalite ivuga ngo Karasira ariho, ni uwacu, turakomeza dukorane. Muri make bahombye umuntu, ariko bo noneho banahombye n'umurwanashyaka. Bahombye n'umurwanashyaka, ariko ubu ngubu barimo kumukoresha n'igihe yapfuye. Yego. Manipulating his death. Kubera ko nta soni bagira, urupfu rwe ubu noneho barimo kururwanisha, baruhinduye intwaro, baruhinduye igikoresho. Kandi bafite arguments wumva zidafite ishingiro. Barimo kuvuga ngo, abo nabonye arimo kuvuga ngo bagerageje ngo kongera nko gukora kujurira kugira ngo nyine nk'igifungo cyiyongereyeho gufungurwa, ngo birananirana, ngo none ngo niyo mpamvu bamwishe. None se icyambere urabanza uvuga ko mu gihugu cy'u Rwanda, leta y'u Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda nta butabera. Niba ari nta butabera buhari mu Rwanda, byananiranye biti? Byananijwe nande? Urimo kuvuga uti mu Rwanda nta butabera, none urimo kuvuga ko u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda cyangwa isi, inzego z'ubutabera za politiki bagerageje kujurira kugira ngo hamwe n'ibindi byaha biprolonge agumemo, ngo birananirana. Izo nzego zatumye binanirana si iz'ubutabera bw'iki gihugu, si iz'iyi leta. Ubwo urumva ko kwa kundi bahuzagurika, so basi se uremera ko u Rwanda rufite ubutabera? Icyo ni kimwe. Cya kabiri, niba koko u Rwanda rwarashakaga, ubuyobozi bwarashakaga kumugirira nabi, kumukuraho, byari ngombwa gutegereza ku munsi wa nyuma? ngira ngo ni nabyo umuvugizi wa RCS, ni urwego rw'imfungwa n'abagororwa, gutegereza ku munsi wa nyuma, yavuze ko mu kiganiro numvise atanga, yavuze ati abo bavuga ko ari leta yamwishe. None se waba umaranye umuntu imyaka 5 ukamwica ku munsi wa nyuma? Ku munsi wa nyuma yarangije igihano cye. Leta iza kubishaka kutamuha ubutabera, inzego zayo ntiziba zaramukatiye imyaka 15 aho kumukatira 5 cyangwa 20? Kuki se yari 5? None se kuki
hatabayeho uburyo bukurikije amategeko bwo kuyongera mu bujurire. none se yarwanyije leta, Karasira yarwanyije leta bingana iki kurusha Ingabire Victoire? Ingabire Victoire ntiyakatiwe igihe kikagera imyaka bakamubabarira agasohoka bizeye ko nyine yagiye gukurikiza amategeko, noneho nyuma se ntiyongeye agafatwa atabikurikije. none se ibyabaye kuri Ingabire bikurikije amategeko byanatumye asubira mu igororero? kuki abantu bumva ko bitashoboka kuri Karasira? ararekuwe, igifungo cye cyarangiye, aragenda abeho akurikiza amategeko, yize amasomo, ariko atayakurikije yakongera agafatwa, agafungwa, akaburana, agakatirwa. ubwo koko Karasira yaba ari threat yo ku rwego rungana iki byatuma leta ifata umwanzuro ngo wo kumwica, tugatangira kuba turi ahangaha turimo kurwana intambara yo gusobanura ko ibyo ngibyo atari byo? ahubwo ngira ngo bariya abantu babivuga wagira ngo baba bagize amahirwe ko umuntu yapfuye. Arapfuye, noneho n'ubundi umuntu arapfa, twese tuzapfa, ariko uyu nguyu yapfuye, fayiro ye, seve ye, ubuzima bwe, imibereho ye, ibyo yakoze dushobora kubikoresha mu nyungu za politiki. I can't trust those people. I don't think they love umuntu nka Karasira. Barimo kumukoresha kandi yapfuye. Ku rundi ruhande utekereza ko atari igihombo no ku rwego rw'imfungwa n'abagororwa rwamugoroye muri iyo myaka 5, ariko bikaba nta kintu? Ni igihombo kuri twese nk'igihugu, ni igihombo cy'abantu, ni igihombo cy'imiryango. Afite umuryango, afite inshuti, afite abavandimwe, afite abamukundaga kurusha jyewe. Twahuye rimwe gusa, ariko niyo sana afitanye n'aho nkorera n'ubu nyikora, twese twamuhombye. ni igihombo. Wenda ni igihombo kurushaho kuri bariya bantu barimo kwexploita urupfu rwe, ariko ni igihombo kitarimo ubuntu, kitarimo umutima, kitarimo Imana. Nta kuntu wumva ko buri kintu cyose wajya ugifata kugira ngo ugikoreshe nk'iturufu, nk'intwaro ya politike. Hari abantu bagiriye akamaro, bafashije, bakoranye, bakotanye, basangiye, bahangayikanye, barokokanye na Karasira, bababaye nyakubabara. Banaho bariya ba Byansi, Byansi se azihe Karasira? Byansi arazi no about him. Ngabonye nawe yamugarutseho, cyangwa uriya mukobwa Nadia Mugunga. Yego, yasisoye. nabonye babigarukaho rwose, bagaragaza ko leta ariyo yamwishe, bahuruza za Human Rights Watch. Where the proof? Ngo nihajyeho iperereza. Ubu se iperereza nyine rishingiye kuki se? Kuri bo, kuri suspicion yabo? No. Ariko bivuga ko Karasira yabikoreye mu ruhame. Iryo ni itangazo rihari, kandi mu ruhame ubwo nuko kubera ko yari no ku munsi wa visite, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, kuko yapfuye mu rukerera rw'ejo ku wa 4. Ku wa 3 hari habaye visite cyangwa gusura, hari n'abantu. Hari umuntu ngewe ntago ndi buvuga izina rye hano, ariko wabibonye uwo munsi yari yasuye y'umuntu, ambwira ko yamubonye n'ubundi arimo arakorogana n'abacungagereza. kandi ari butahe,
kandi we yari umuntu usanzwe waje gusura indi mfungwa. so jyawe rero kubera ko nta rindi yo wenda abivuga mu ruhame abikora mu ruhame, kubera ko ntanavuganye n'uwo muntu nkawe wowe ufite ishingiro ryo kubiha agaciro ukanabimbazaho gutyo, jyewe nshingira ku bindi ntesha agaciro ibivugwa n'abariya, nshingira ku byo mbona, ku byo nsanzwe nzi, byo ntekereza, ku byo nsesengura, biriya byo nari ndimo kukubwira, nkasanga ibyo bariya abantu bavuga nta gaciro bifite at all, nta gaciro bifite, kuko buriya ku munsi Karasira yapfiriyeho, ugiye gushaka amakuru mu nzego, mu mavuriro, mu bitaro bitandukanye, yego, mu nzego z'umutekano zikurikiranira hafi, wasanga hari abantu bashobora kuba bagera nko kuri 50 bapfuye uwo munsi mu buryo butunguranye, ndetse bo wenda batari bafite n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. yego, someone akagenda akaryama, bavuze uburwayi bwo mu mutwe, banavuga na diyabete yari afite. yego, hari umukolege wanjye twashyinguye hashize nk'ukwezi, twari turi kumwe nk'uku nguku, umunsi urarangira arataha, mu gitondo yari yapfuye. ari muzima, ari amahoro, yari muzima, ariko n'ubundi buriya ni uburwayi umuntu aba afite, yego, ndetse unabwivuza, ariko ni bwa bundi bushobora kugufatirana, cyane cyane uri umuntu wenda utari kumwe n'undi aho ngaho hafi aho, nibugufata bahite bakujyana ukaraba. yego, iyo aza kuba ari umuntu ufitanye isano na bariya, byajya kuba ari inkuru ishyushye cyane. yego, twari kumwe in the evening, mu gitondo yari yapfuye. But everyone, umwe yashimye Imana ubuzima yabayeho, twese dusaba Imana kugira ngo imwakire. A very nice man, very good friend of mine. Now, buri umuntu yapfa kandi agapfa amarabira, yego, agapfa bitunguranye, ariko iyo bibaye wari ufite profile nk'iya Karasira ntabwo ari we wasize ababwiye ngo nimfa muzabivuge gutya. No, I don't think nabarimo. ariko hari video zanacishikanye zigaragaza ubwo abyivugira mu biganiro bitandukanye, avuga ko azapfa yiyahuye. ariko bariya ntabwo babibabwira, icyo kiganiro ntabwo mwakigirana, ntabwo bashaka kubivuga, ntabwo bashaka kubivuga. hari uwanditse ntashaka kuvuga ngo buri gihe when an uncomfortable death happens, ngo u Rwanda ruba rwabigizemo uruhare. Is there a comfortable death? Is there a comfortable death? Hari death iri comfortable? Umwana w'umukobwa wabyanditse, niba aza kunyumva ibi ngibi mvuga, aze kureba ahantu yanditse on Twitter, uncomfortable death. Where is comfortable death? aba bantu ko banavuga ibintu ba comfortable death. ngayo nguko. Hanyuma utekereza ko rero bene aba bantu ubona ko bashaka kugaragaza ko guverinoma y'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda ari abicanyi, ko mbese iyo itagushaka igomba kukwica. Iki kintu utekereza ko abantu bakwiye kugifata mu buhe buryo? Se utekereza ko hari icyo cyatwara u Rwanda? None se ariko kuki leta yaba itagushaka? Kuki? Ariko niko bavuga, kuki leta yaba itagushaka kugera aho yumva
ishaka kukwica. Ni gute leta yashyize imbere y'ubutabera abisha abatutsi urw'agashinyaguro, ikabashyira imbere y'ubutabera kugira ngo amategeko akurikizwe, gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge itangire, inakure, u Rwanda rushya rwa nyuma y'ayo mahano rwubakwe n'abantu bose barimo kubana kubera ubumwe buzubaka igihugu. Iyo leta yakoze ibyo, ni gute yashaka kukwica? Yabishakira iki kwica kutari FDLR? Uriya na FDLR nose n'aba FDLR ntibahora ntibaza se? Yego. Uyamanitse ntagaraswa, urimo kurasana ku rugamba n'umutanga uramwica, ariko uyamanitse arakirwa akaba reintegrated akajya mu tobo. Yego. Now Karasira yaba yarakoze ibihe byaha birenze ibya FDLR ku buryo leta ibabarira FDLR bashyize hejuru amaboko yakumva Karasira wari uwo gupfa? Karasira yakoze iki? Ngira ngo hari na Sankara. Hari na Sankara. Hari Sankara. Yego. So which sin do these people think Karasira committed? Ku buryo anybody who wanted to punish him or to hurt him would not forgive him. Yakoze iki cyaha? Yego. So arguments zabo ni nayo mpamvu nyine ibintu byo bakora mu nyungu za politiki, ushobora kuvuga ibintu byinshi ukabivuga buri kanya mu nyungu za politiki. Yego. Ariko urimo kubibwira anaguteza amatwi agakomeza akabisoma cyangwa akabyumva cyangwa akabibona. Iyo urimo kubivuga hari n'abandi bavuga ibitandukanye, bakora n'ibitandukanye. Yego. Uriya muntu urimo kubwira your audience bafite ubwenge, they are interpreting, barimo gusesengura, barimo birangira ibintu byawe. I mean, niyo mpamvu their political cause never grows. It is stunted, yaragwingiye, nta nubwo izarenga hariya. Why? Kubera ko bashingiye ku kinyoma, bashingiye ku rwango, bashingiye ku sambo, bashingiye ku kwanga kwitandukanya n'ikibi, bashingiye kuri denial, bashingiye ku gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, bashingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside iri bankrupt. Iri bankrupt. Abantu batabona igisubizo mu bumwe bw'Abanyarwanda, igisubizo cy'uburyo bashobora kubaho neza, bazakira, ahubwo bakakibona mu kuvuga ngo oya tugomba kuba those people nta soni bagira, tugomba kumera nk'uko twari tumeze kera. Hari abantu bamwe babona ko muri abo turi kugarukaho biganjemo n'abari hanze, ariko n'ubundi babivugira ku mbuga nkoranyambaga ko leta y'u Rwanda yica uwo ishatse. Yego. How? Bakongera bati ifunga uwo ishatse, igafunga uwo ishatse. Ishingiye kuki? Ibyo ndabivuga ubwo hari indi nkuru ubwo wenda nayo dusorezaho y'umugabo witwa Gatete Nyiringabo Ruhumuriza. Mu minsi yashize hari amakuru nawe ngira ngo ni muri iki cyumweru yacicikanye yuko yafunzwe. Uwo mugabo ngira ngo ni umunyamategeko, akunze no kugaragara mu bitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Bati mwabibonye ko leta y'u Rwanda ubwo bahita banabihuza na FPR, ati iyo bishatse iragufunga. Ariko kandi bikavuga ko Gatete mu byo nakurikiye ashobora kuba yararwanyije inzego ndetse biri no gukurikiranwa mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ubisesengura utengera ngo nawe ushobora kuba warabibonye, abo bantu babyumva gutyo ko leta y'u Rwanda yica uwo ishatse,
ikarokora uwo ishatse, Uwishatse. igafunga uwo ishatse, hanyuma uze no kubihuza noneho n'abanyarwanda bashobora kubyumva bakayobywa n'ibyo bintu, cyane cyane abakiri bato. So Gatete ndamuzi. Ni n'inshuti yanjye. Ntabwo ari umuntu tubonana kenshi ariko dushatse turavugana. Hari n'urubuga rwitwa Kigali Talks. Yego. Mbaho niwe warushinze. Yego. Uganirwaho ibintu byinshi byiza byubaka by'ubwenge by'u Rwanda. So ndamuzi. And last night I was talking to another friend of his. Yego. Mubaza ese Gatete aracyafunze, ati yaracyafunze. So aho mperukira last night aracyafunze, ntabwo ariko nkurikiranira hafi. Yego. Bihoraho. Nashaka kumenya gusa niba Amakuru. yarafunguwe. Yego. Aho naherukira kuvugana n'uwo muntu ngo turimo no kubivugaho gakeya kuri urwo rubuga. Abantu bose nta muntu wifuriza uwe kujya mu bibazo. Yego. Nta muntu wifuriza uwe gufungwa. Yego. Uzi ko hari n'abatabyifuriza umwanzi. Ukaba uzi umuntu ko ari umwanzi wawe ariko ntumwifurize gufungwa, kereka iyo wumva bayadafunzwe ari bukugirire nabi. Yego. Waba ushaka protection against uwo muntu. Ariko noneho rero iyo umuntu ari uwawe ntabwo uba wifuza ko afungwa, kuko gufungwa bikwima uburenganzira, bukwima ibyishimo, bugushyira ahantu hatari heza. Ariko gufungwa n'abagufunga, ugufunga ninde? Ninde ufunga? Ni uwishinzwe. Ninde? Ni leta. Ni leta. Yego. Inzego zayo. Inzego zibishinzwe. Yego. Hakurikije iki? Amategeko. Amategeko. Leta nta muntu yanga. Leta ntabwo yanga abantu. Iriya mvugo ya leta ni umubyeyi is real. Yego. Abaturage n'abana b'igihugu, kandi igihugu kiba kiyobowe na leta ihari. Leta ntabwo yakwanga umuntu, ariko leta ishaka ko umuntu akurikiza amategeko. Leta yaguhana, ikagukosora, ikagukebura hakurikijwe amategeko. Rero ntabwo leta uwifunze ntabwo iba imwanzi, kuko no muri leta hari nawe ushobora kuvuga uti wenda uwamufunze ko buriya wenda ntiyaba afitanye ikibazo nawe. Yego. Wenda buriya ntiyaba afitanye ikibazo nawe, wenda buriya ntihari akantu yakaniye wenda kagomba kudohorwa. Inzego z'igihugu nk'iz'iki gihugu cyacu noneho nzi, ntabwo ubuzima bwanjye burya n'ubwawe Simeon. Yego. N'ubwe. Yego. N'ubwacu twese. Yego. Ntabwo bucungwa n'umuntu umwe, ntabwo bucungwa n'urwego rumwe. Yego. Ngo wumve wagira impungenge ko RIB yagufata, Yego. ikagukorera idosiye itari fair, wenda kubera ko hari umuntu ushobora kuba ariyo wenda mwakozanyijeho, ngo wibaze ngo ko warengana ngo bikarangira urenganye. Ntabwo bibaho muri iki gihugu, ntibibaho. Umva, haba hari izindi nzego zifite ububasha kuri RIB, zikurikirana imikorere ya RIB, zibangikanye, ziri hejuru, ziri munsi, cyangwa se n'abari muri RIB ubwabo bashinzwe gukomeza bareba. Ni abakozi ba RIB ariko banagutangaho raporo uri umukozi wo muri RIB, uri umuyobozi wo muri RIB igihe utakoze ibintu neza. Yego. Kandi byose biganisha he? Biganisha at the top, kuko at the top sits there someone utakurenganya. At the helm, at the top of the leadership of this country, hari umuntu utakurenganya, kandi afite abandi bantu bamufasha gukurikirana ushobora kuba arengana.
niyo mpamvu birangira igihugu kitarenganya, ni uko kiba gifite umuyobozi by'intangiriro utarenganya, bikaba byagiye mu nzego, bikaba byagiye mu bantu, bikaba byafashe muri sipiriti y'icyo gihugu y'abantu no muri roho z'abo bantu, umurage wo kutarenganya ugakura. So niyo mpamvu rero when my friend cyangwa inshuti yanjye cyangwa umwana wanjye cyangwa umugore wanjye cyangwa umuvandimwe wanjye cyangwa umuturanyi wanjye, iyo nsanze yagize ikibazo cyangwa se iyo mbona arimo kugira ikibazo, I am relaxed, kuko nzi ko two things cyangwa bibiri cyangwa bitatu. Cya mbere, ntazarengana. Wenda n'uwamufashe ashobora ko hari ibyo atitayeho, ariko naza kugerayo hari ibiri buze kwitabwaho, yego, fayili ikarebwaho n'abantu batandukanye. Umuntu akaba yamaramo icyumweru cyangwa ukwezi cyangwa amezi atatu, ariko amaherezo yego, ahabwa ubutabera, yego, kubera imikoranire, urusobe rwa ziriya nzego zose zubakiye kuri sipiriti yo kutarenganya, yo gutanga ubutabera, and that is the spirit of RPF. So ukaba uzi ko umuntu wawe atarengana, icyo ni kimwe. Cya kabiri, ariko niba arimo guhanwa atarengana kubera ko wenda ibyo arimo kubazwa, kuryozwa, yabikoze koko, still for me ni nk'uko nakwihanira umwana. Sinzi we niba uri umubyeyi, ariko jyewe ndi we. So abana cyane cyane iyo bakiri bato, yego, shyiraho akanyafu, cyane, 1 2 3 cyane, ubu umwana akarira. Hari n'igihe gusaba imbabazi wafashe gahunda y'ukuntu uri bumuhane kugira ngo atazongera. yego, Ababyeyi tugenda twiga ko udahana umwana ngo umuhananye umujinya. Punishing in a moment of anger is not good. Leta rero nta moment of anger igira, no. Nta moment of anger. Moment of anger ni ibintu biba byatekerejweho cyane. So ugiye gufata, ugiye gufunga wawe, wamufunga igihe kigufi cyangwa kirekire, iyo ari leta yabikoze, it's not doing it in a moment of anger. Hari ibyo ababishinzwe leta ni abantu, abari mu myanya ifata biriya byemezo byo kugenza ibyaha, byo gushinja ibyaha, byo guca imanza, byo gufunga, byo kugorora, ni abantu baba barashyizweho habayeho gushishoza no kureba ko babishoboye. Iyo batabishoboye babakuraho kugira ngo batazasobanya na ya spirit, na ya migenzereze, na ya ntumbero yashyizweho na leta iyoboye. So ufite ububasha bwo gufunga umuntu, bwo gufata umuntu, ariko ntabwo ufite ububasha bwo kunyuranya na gahunda yo kutarenganya yashyizweho n'umuyobozi na RPF. Ubwo burenganzira ntabwo ufite. So ntuzasanga abantu isukari zazamutse, umuntu yarenganye yafatiwe ubusa. Okay, I don't know, hari igihe kuko umuntu yafatwa hari ibititaweho cyane, ariko ntabwo yagumamo for a long time arengana, kandi hari bwa buryo butandukanye. Ntabwo bushingiye ku muntu umwe, ntabwo bushingiye ku muntu umwe wenyine ugufunguza. Wari warakatiye imyaka 15, wamaramo 10 cyangwa 8 akagufunguza, ni perezida wa repubulika. Rero mugabo ndamuzi, ntabwo yakurenganya. Amarangamutima yanyuranya n'ubutabera, I know. So uwo wenyine niwe nzi, abihabwa nawe n'itegeko, yego, noneho ni nawe ubaye warenganye afite
abandi bari muri za nzego nyinshi zitandukanye who know that he needs to know. They owe him information. Yigeze kwivugira ati ikintu nabaho ntafite nkumva sintuje n'amakuru. Amakuru yo gukora iki? Yo kugira ngo akurikirane akazi ke nk'umukuru w'igihugu akore neza, kandi akazi ka mbere afite nakuko umunyarwanda atarengana. Yego, reka tugane ku musozo, ariko ubutumwa wasorezaho ku badukurikiye. Ariko tukiri kuri ibyo ngibyo wavugaga by'inshuti yanjye Gatete, ukareba umuntu nka Philip Ranges. Yego, Gatete yafungiwe iki? Imagine this man every day he's fighting government. Ariko nawe ari muri ba bandi twavugaga nyine bareba side iri negative. My friend Nadia Mugunga tuba turi muri ibi, ariko I like it that turaganira not on phone, ariko turaganira DM, direct message kuri Twitter, turaganira you know, nawe akaba ari mu baburanira ababariza Gatete. Ariko we yavuze amakuru, nta bintu yashyizemo bisobetse bigoretse, yabivuze nk'uko n'ubundi urwego rw'ubugenzacyaha rwabivuze, cyangwa se n'amakuru yizewe. Wabonye ibyo ngibyo ntabwo yabitinzeho. Ariko impamvu bashaka kugira umutima ushaka gusopanya ibintu n'umutwe ushaka kuvangavanga, uriya ni ikibazo gikomeye. Now, here you are in the case of my friend Gatete. Urimo kuvuga ko ngo ari uwa leta cyane. Okay? Let me agree, because I have nagari ibanga, I have seen him write, I have seen him appear on talk shows, kuri radio, kuri televiziyo, defending this country. And that's something that I admire. So if that makes him as pro-government as it gets, so someone else will start saying it makes him immune. It gives him immunity. Ongo ari hejuru y'itegeko. But it's not true. It's not true. It's not true, because urebe ko abantu baba bashaka kubibeshya, babeshya abantu nk'aho bazi ko ari inka za Nyabukoko. Abantu niba Gatete akomeye, which I am not disputing, ariko nibura nzi abakomeye kumurusha cyane bafunze cyangwa bafunzweho bagafungurwa. Yego. So icyo ngicyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko no one is above the law. Nta muntu uri hejuru y'amategeko. No one is above the law. Noneho so none se ko nibura aho kugira ngo akubere ikimenyetso cy'uko umeze nkawe nawe itegeko rimugeraho rikamufata rikamufunga, ahubwo ibyo ngibyo ukabikuramo se thumbs up for this government, nobody is above the law. Ariko ubundi turimo kuvuga abantu barwanirira igihugu cyane, babandi abashaka kubyita n'amazina babivangavanga bakavuga ngo urwanira igihugu cyane nka Gatete se, like ngo buriya rero ngo bicyari ngo bumvaga ngo atafungwa. Ariko tutarajya ngaho, hari umuntu urusha umusirikare kurwanira igihugu, bari muri trenches, bari mu mashyamba, ariko iyo umusirikare yakosheje arafungwa cyane. Nta muntu ufitiye akamaro igihugu kangana iki wakora amakosa ntayabazwe, nta n'umwe. Yego. So ibyo ngibyo rero bimenyekane. So ariko ibya Gatete byo byarabagoye, usibye kuvuga ngo bya bintu bigeze kuvuga ngo iragukoresha ngo none se
do they have anything to show ko Gatete ari umuntu ufitanye ikibazo na leta birenze ikibazo ibyo akekwaho cyangwa ibyo ari what is gukurikiranwaho. it? Yeah. Reka tugane ku musozo, ariko ubutumwa wasorezaho ku banyarwanda bakurikira biriya bintu by'aba bantu, imbuga nkoranyambaga zabaye nyinshi ariko ugasanga barashaka kuyobya abantu babereka ko guverinoma y'u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda atari nziza, bakabacamo igikuba, bitwagarukagaho bakabereka ko guverinoma ari abicanyi, bica uwo bashatse, bagakiza uwo bashatse, bagafunga uwo bashatse. Abanyarwanda bakurikira ibintu nk'ibyo bashobora kuyobywa n'ibyo, cyane cyane urubyiruko. Ni wowe butumwa wasorezaho? Icya mbere urubyiruko cyane cyane, impamvu uvuze rero urubyiruko cyane cyane kubera ko baba bakiri bato. Yego. Baba bakiri bato, so they are still growing up. Yego. They are being mentored, they are being shaped and shaping themselves. Barimo kuremwa, kurerwa no kwiremamo ibyiza, barimo gukura mu bwenge. Hari byinshi bataramenya, so utazi byinshi yabeshywa byinshi, kuko iyo uzi byinshi ibyakuyobya biragabanuka kuko bifite experience. So niyo mpamvu rero uvuze urubyiruko cyane cyane, ariko urubyiruko noneho ni nabo benshi, nibo benshi. Yego. Nibo benshi rero, turabitwararika, tubaha agaciro gakomeye cyane. And by the way, n'abana bacu. Uri umubyeyi, so ni urubyiruko ruzaba rukomeza kurwanira iki gihugu igihe nzaba mfite imyaka 95. Yeah, so they are our guards today, and they will be on guard even tomorrow. Igihe abari muri trenches right now bazaba batazirimo. So that is why we hold them very importantly, tubitaho cyane. So urubyiruko, ariko icyo navuga mbabwira urubyiruko, nanjye nibwira nawe, nkubwira n'abandi ndetse n'abakuru, ibyo bariya bavuga twavuze, babandi we mentioned a few names, ba Byansi, ba Drama, ba Gitifu, all those people, abo duhora tubivugaho iyo twahwenge nawe. Abo bazahoraho, ababeshya bazahoraho, abari malicious bazahoraho, abavanga ibintu bazahoraho, abagome bazahoraho, abajura bazahoraho, abicanyi bashaka kwica kugira ngo bakwambure bazahoraho, abantu babi bazahoraho, n'abeza bazahoraho. Kandi abeza akenshi shingiye ku mipango yabo, ku kuri bafite, kandi ufite ukuri, ufite urukundo, akagira n'ubwenge, ahorana Imana. Kuko Imana ibyo bintu uvuze, ukuri, urukundo, ubwenge, niyo ibiturusha twese. Kubera ko yaturemye, iyo ibyo bintu byimakaje irakwishimira cyane. Iyo ubwenge ubutaye, iyo ubuze ubwenge ugakora ibintu bibi, irakureka. Imana yakureka ufite ibyo bintu, ukuri, urukundo, ubwenge n'ibindi byinshi bishamikiyeho. So ukuri rero niko ukuri kw'ibyatubayeho n'urukundo tugirirana rw'ubumwe n'ubwenge dufite bureba bukamenya inyungu iva muri ibyo, mu rukundo n'ukuri. Ibyo bintu rero nibyo bidutunze kandi n'Imana yabiduhaye. Rero ubwo bwenge bwo kumenya ko babandi bazahoraho, noneho abeza nabo bagahoraho, bagakomeza bubaka imbaraga zo kurwanya ikibi, zo kutarangara, zo kutirara, zo kurwanya abarenganya, guteza imbere igihugu, kubaka ubumwe bwacu. That is what
niyo message naha urubyiruko, to keep the confidence ko ibyo ngibyo bizahoraho, birinde ababayobya, ahubwo bahite bafata inshingano yo kujyamo tugakomezanya, they are already there, tugakomezanya kugira ngo igihe abakuru b'ubu bazaba batagihari, abatoya bazabe bari tayari mu buryo buhagije bwo gukomeza guteza imbere u Rwanda ruzira urwango, rushingiye ku kuri, ruzira umwiryane, rwuje urukundo. Yego, Ignatius, ndagushimiye cyane ku bitekerezo byawe, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane.